kuko umwanzuro urambwira ngo toka uwawe ukambwira ngo gira hano hino ukura umwana wawe ugatagwa mu rwobo umwanzi wawe ukavuga uti aho ngaho ukamuhigizayo kugira ngo arwegere ariko cyandi kibana n'umuntu kiba mu muntu kibanye nawe umunsi umwe nagura inkweto kikajagira n'ibirenge bitagira urukweto nkagisiga nagura imodoka yihuta agatambika amano yarwaye imvunja tangereho nakwimukira mu kindi gihugu kamusiga ku itongo rya kavukire atagira inyuma y'inzu akahotera ariko cyakiba mu bantu bankukandaho nubahirije isaha tugasoza twatinze kitubisabira imbabazi ariko hakabona n'uturega ngo bidushinje bikaguma gutyo nta mbabazi nta rubanza ariko nibiba ngombwa icyo tuvuze niba tugishoboye tukihutisha hari n'igihe twihanganisha abantu ngo mwihangane ko twatinze ukagira ngo hari ibihano wabahaye mu kubatindira abantu baje gusenga nta mpamvu yo kwihanganishwa ahubwo urababwira uti nimutahe mwagabanye kubera ko mwumvishe ijambo ry'Imana gusa nanone nshizemo akantu gufata umwanya munini cyangwa wose hari igihe uterura bya bindi wari wateye kubera kurambirana ariko kubipa washizwe kuri afishe umuntu yakwibaza icyo waje gukora uko nibyo byombi igisubizo rero ni ukugereranya kutaraza abantu mu rusengero uvuga wenyine no kutabacura kare nkaho nta wabuze icyo babwira ikiri hagati y'ibyo byombi nicyo ngiye gukoresha asifiwe sana reka dusome mu rwandiko rw'abaroma ibice bibiri n'umurongo wa 7 gusa niho dusoma rwandiko rw'abaroma sinenda kuvuga ngo nahantu tumenyereye nkaho twenda kuvumbura zose zaravuzwe kandi zose zarumviswe ni mu rwandiko rw'abaroma ibice ni 2 n'umurongo wa 7 abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho Yesu ahimbazwe cyane abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Nous te sommes reconnaissants ce soir pour cette excellence et meilleure opportunité que tu viens de me donner malgré moi-même. Je me courbe, je m'agenouille. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour t'honorer afin que tu m'utilises comme un récipient capable de faire quelque chose ce soir. Je suis heureux d'être devant un public si grand comme celui-ci. Mais je suis plus heureux encore parce que j'annonce la vérité la plus absolue qui puisse exister, à savoir la parole qui a été faite chair. Pleine de grâce, nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique, béni du Père. Je suis en train de désorganiser les royaumes purement sataniques et malsains. Je suis en train d'annoncer une vérité guérissante que le monde impur ne peut jamais se retrouver. Je suis en train de démolir le pouvoir purement satanique. J'annonce cette vérité afin que nous comprenions
le chemin que nous devons emprunter ce soir. Je suis sûr et certain que l'opportunité qui m'a été faite ne doit pas passer brosse. Tu dois l'utiliser comme un moment crucial, prometteur, fantastique, pas impressionnant, mais qui doit nous faire comprendre la parole de Dieu. Je suis en train de faire déranger et de faire bouger, d'exclure, de faire déraper Satan avec les forces qui lui restent toujours interconnectées. Je suis en train de démolir ces pouvoirs purement sataniques à travers cette prière que je suis en train de formuler. Je suis sûr et certain que la soirée nous a été longuement préparée. C'est pourquoi tu dois nous donner la manne dont il est question ce soir. Tu dois désorganiser tout ce qui devrait nous compromettre à travers la parole de Dieu. Ce qui doit encore éliminer notre vie et notre pouvoir purement humain. J'en suis convaincu jusqu'au plus profond de ce que j'ai toujours été, que la soirée nous a été vraiment donnée. C'est pourquoi nous devons partager ces gâteaux combien spirituels. Je suis en train de t'appeler afin que tu me comprennes. Tu ne peux jamais me délaisser ni m'abandonner sur mon propre sort. Non, tu ne peux pas le faire en aucun moment. Nous avons signé un accord de protocole d'accord que Dieu ne t'oblige pas de faire, mais je suis sûr et certain, je suis sincère que tu dois le faire malgré moi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te remercions encore une fois de plus. Amen. Mureke kureba ahandi, mureke kureba ibindi. Reka nihe igihe mbere igihe nahagurutse hashize hafi iminota 10. Tuvuge ko nahagurutse saa 12 n'iminota 20, nanone sinze kurenza isaha bivuga saa 1 n'iminota 20. Mbikoze mbere y'ubwo nta cyaha, ariko ndengeje ku minota navuze. Tugaruke hano. Shimye Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo impaye no mwanya kugira ngo nongere mpagarara hanga. C'est vrai, yabivuze Pasteur Kado. Uretse ni Betania, Yesu yakundaga umudugudu witwa Kapernaum. Ku buryo bari barafishe bawitira umudugudu wiwe. Naho i Betania, Yesu ntabwo yigeze avuga mu migani, il ne parlait jamais en parabole. Ntabwo yabwiraga Lazaro n'abashiki be Maria na Marita mu migani kuko yabwiraga rubanda. Niko yabwiye n'abigishwa be. Amaze kuvuga umugani w'imbuto, umubizi wasohoye imbuto, ngo abigishwa baramubwiye ngo se dusobanurire. Arababwira ngo mwebwe mwahawe ngo kumenya ubwiru bw'Imana. Aratangira basobanura ico za mbuto zisobanuye. Nta kindi, iyo ubwira ukunda ntumubwira mu mvugo iza kumuremerera kumva. Umubwira mu mvugo yoroshye ku buryo asobanukirwa n'ico uvuze, ukivuga mu izina ryacu kugira ngo nimba ari umubabaro aho gufasha, kandi nimba nta gisubizo mufite mubabarane, kandi nimba ari gishimisha nanone umutima wiwe nawo uzamurwe nayo marangamutima nawo ufite. Nico nishishuti bera nziza, murababarana kandi mukishimana. Sinsobanura za Foursquare, ndatekereza ko ndi umufosikoya. Uko nukuri kutabimenya keretse ico ndafite kugeza uyu munsi no kuyandikisha ku gitabo. Ariko naco mushatse mwakinyandikaho ntaco nabitwara, nukuri naco ntaco nabatwara mukinyanditseho. Mwagize ngo numutana kinyanditsemwe bimeze gutyo kusindi umufosikoya. Ndiyumvamo kutabyemera nanone nukurushwa n'ubusa kuko ngiye nyirabyo mbyemera. Mbasabye namwe kubyemera. Imana ihimbazwe cyane. Ejo bundi twarataramye murabizi, nagize umugisha nanjye wo gutarama amasaha 8. Ni kimwe cya gatatu cy'amasaha mwari mwiyemeje yose. Yari 28 ntarama 8. Umunanje mfite igice kimwe cya gatatu ciri ya minsi. Ariko nibisubira mwaka utaha. Ndagisabye. Nta nuwo nsabye cyane ndakivuze kuko nta uzanga ko ninjira. Nzatangira saa 12 hamwe namwe. Bwana wetu wasifiwe. Kandi gusa ikintu mwamfasha nukumenyesha ko gishobora kurenga simbimenye. Aho nkaba ndabeshye mu bantu. Konfi niwe mpaye wa. Iyo taje ndayiguhaye. Uzabe nuyirenza niwe bazakurebe. Uzantelefone umbwira uti amasaha bayashizeho.
twagize umugisha wo gutarama wa munsi. Imana ishimwe cyane, amen. Kandi mwagize neza. Hano nabonye mu bashitsi mwiyegereje hariho umukecuru witwa Naomi, ngira ngo niba ari aha sinamenya aho yicaye. Haguruka nawe, haguruka mama, haguruka. Senti mwari mwamubonye neza. Wowe tugomba gusobanura ko turi kumwe. Uriya mubyeyi yitwa Naomi, ni umukristo wa Gosheni, akaba n'umuyobozi w'abagore, itsinda ry'abagore mu rusengero. Kuba nawe yataramye hangaha, Imana imuha umugisha, niyicarire hasi. Undi muntu wese wabaye mu karere ka Rusizi, tugize n'amahirwe tukagira n'uwo muri Gosheni noneho ku buryo bwihariye, nimuhaguruke nanjye mbiyegereze. Umuntu wabaye Rusizi akaba yaraje hano kubera impamvu runaka, akimuka nahaguruke. Abantu badushizeho baza, nukuri mbonye abantu baradushizeho bazi no, ariko nta kintu, mukomeze muhagarare, abahagurutse muhagarare, abarusizi. Sindi bubavuge bidatwara umwanya, kandi yasaha mwayumvishe nanjye ko nayivuze. Ariko mwese Nyiramuco nawe arahaguruka mu barusizi, aza kuza niwe wari umugore mu bimwe batoya bari bahari, ariko ngo abasigira ngo umurimo ngo nyabone bazamenye itorero kandi ari we mutoya. Icyo kirantangaza cyane. Dushimye Imana ariko tumusanga hano igihe cyose ari umukristo wa Foursquare. Uriya mugore bari kumwe yitwa Nyiramitavu, ni igitangaza ba, nta rindi zina mwari mwumva Nyiramitavu, ni imitavu y'inka. Asengera muri restoration ariko nawe yaje ino. Turashimye Imana kubwiwe nawe. Mwese abaturutse Rusizi, uracyakora muri banke papa, Imana iguha umugisha. Abasigaye mwese ni mwicare ko mungana, mbonye ko ntari njyenyine, ndi kumwe n'abanyarusizi. Imana ibaha umugisha. Ntabwo turi buvuge byinshi, turavuga ibintu, turabanza tuvuge runo rwandiko rw'Abaroma akanya gatoya, nitumara tuvuge kuri aya magambo dusomye. Abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza, cyangwa se babishakisha gukora neza, Imana nayo izabitura ubugingo buhoraho. Urwandiko rw'Abaroma niho teoloji yose ikubiye, inyigisho za Bibiliya. Mbarahiye ukuri kw'Imana. Literi hari icyo yabivuzeho, sinzi ko muzi Martin Luther wazanye impinduramatwara, yanga agaya bimwe yarasanze mu idini rya Gatolika ry'icyo gihe, azana icyo bita reforme cyangwa se impinduramatwara. Ariko yabikoze atarasoma neza urwandiko rw'Abaroma. Aho mu Rwanda ashaka ukomeye azana amatwara mashi y'idini. Hari ibintu ngo yari yanze, hari icyo bitaga icyo gihe ngo la vente des indulgences. Byasabaga ko niba ufite ibicumuro ugomba kubitangira amafaranga bikababarirwa, niko babivugaga. Abakene batashoboraga kugira icyo bakora, bakibwira ko ibyaha byabo bitababariwe. Ni nako abatanzi bari bameze, bavugaga ko ngo nutazana igitambo gishesha amaraso, kiva amaraso, ngo ibyaha byawe ntibababariwe. Bituma cyane cyane iminsi mikuru, ariko igihe cya Pasaka umuntu wese utabonye imfizi y'intama cyangwa y'ihene cyangwa inka yiriza, agakora uko ashoboye agashaka icyana cy'inuma cyangwa cy'intunguru, bagatanguranwa baje kubitamba. Pasaka itakaza agaciro yari ifite muri rubanda, isigarana ubutunzi abatambyi bigwirizagaho. Ntibaba bacizihiza Pasaka umuceri ugoye kubona, umuceri uyu nguyu usanzwe kubona wari umunsi mukuru. Umunsi umwe turawugura, tuwurisha isombe, ariko tuva gusigaza tutahaze neza kugira ngo tuzabone tujya mu gitondo. Tujya muri etide turiga ngo tugeze saa 5, tutiwe kwifa rya wa muceri ritashize. Saa 5 z'ijoro ni kera se muri 92, ariko kuri benshi ni kera nyine.
uyu muceri mubona wigeze kugora, turawegeranyije tuti ni hahandi se ubundi turawubika nta na firigo twari dufite ngo tuwubikemo n'ubundi uzagaga, tuwikiraho saa 5 z'ijoro. Nta ikintu kikurimo niba kidakomeretsa abandi gikora iyo isaha zikigenda. Ndongera nze gutambaka ndikumva hari ibintu biri kuzamukana bya diskete. Haleluya! Ariko aho nasigiriye navugaga umucyo. Abayuda batambaga igitarambo cyane nimugoroba, bagacana amatabaza ariko ibitereko bibiri, umucyo ukabonera i Yerusalemu hose, ukarenga ukagera no mu nkengero zaho. Bisobanura ko Kristo yaje mu Bayuda, ariko umucyo uburikirana n'abanyamahanga. Natwe turimo ngo bakirata icyo gikorwa. No kuri ngo basaza bacumba kabando, ngo bagafata bagacuranga inanga, abafite imvi ngo bakinjira muri ringa cyo kibuga bati warakoze Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Habe no mu gusana amarembo Nehemiya yasanye, amwe marembo amwe yasanye harimo igitwa ngo ni iry'intama, hakaba n'irindi ryitwa ngo ni irya kera. Iryo rya kera niryo ryagaragazaga abasekuruza b'Abayuda iyo bageraga mu bibazo ngo bibutsaga iby'Imana yakoze, kugira ngo Imana igire ikikukorera nuko wibuka ijoro yigeze kugucungura wari ugiye gupfa. Cyo cyatumye Umuririmbyi avuga ngo ndi umukati k'Imana, waratabawe wararwaniriwe waranesherejwe, mugiye warucitse intege wihebye, ibuke marayika wamanuwe no kugutabara, muri rya joro ucitse intege wihebye. Imana himbazwe. Ariko musabwa we kurangira gute? Iyo ni provocation. Umuntu yacuranga gutyo undi akagira ati waratabawe wararwaniriwe waranesherejwe, mugihe warucitse intege wihebye, ibuke marayika wamanuwe no kugutabara, muri rya joro ucitse intege wihebye. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yagiye kwandika aravuga ngo mwibuke ngo ababeyoraga kera, ngo bakabigisha ijambo ry'Imana, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, ngo mwigane kwizera kwa, ngo Yesu Kristo uko yarari, ngo uyu munsi niko kandi niko azahora. Ngo abalewi bakamanura nabo n'amakondera, ilele ikinimba cy'igitara. Yesu ngo arabitegereza abona ngo bashaya ngo abona bashayaye, abona ngo bishimiye igitaramo cyane mugoroba, ngo abona bishimiye urusengero rw'ikimenywa na bose, ngo rwubatswe n'Abayuda imyaka myinshi, ngo ndetse n'umwami Kaisari ngo yohereza imari n'imarigarita n'izahabu zo gutaka urwo rusengero. Ngo baracebura baragwitegereza. Yesu ngo arabareba aravuga ati mwishimiye urumuri. Ngo bwacaga mu gitondo izuba riturutse ku misozi ya Elayon. Sinageze muri Israel, ariko naganiriye umuntu amakuru ya Israel avuyeyo, arambwira ngo ndasa n'uyazi kuruta uvuyeyo. Ndamubwira ntese imisozi ya Elayon ntiri hakurya y'urusengero, hahandi hari umusigiti uyu munsi w'Abarabu harwanirwa na Israel n'Abanyapalestina. Niho ndikubwira amakuru yahabaye no guvuyeyo. Tujye tuvuga inkuru zo mu ijuru nk'abakubutseyo kandi bakoze ingendo za hose. Uko niko kwizera kungana, ngo izuba ryavuga kuri iyo misozi, ariko zino saha ni igikenya. Acakoraga mu nyiko ari zo mu kwa mbere. Hoye ndayitaho kubera ko nabivuze. Ngo baza kubona y'Uburambo ngo bararagana. Abakuru nibo bazi uwo mugani, naho mwebwe muwerebere kuri WhatsApp. Nimo basanga murawumenya nimba udahari nuko mwitonda. Ngo barirata. Yesu arababwira ngo yo ngo umuco wavuga kuri iyo misozi ugahurirana n'izahabu, ngo hakaka ibishashi by'urumuri bita mu Gifaransa étincelle. N'iriya kipe yaho muri Rubavu, kuri étincelle sikindi ni ibishashi. Niba bavuga étincelle uzumve ko ari ibishashi mu Gifaransa. No n'umuriro nyine n'urumuri. Noneho ngo ryazuba rikamurikira kwimarimare n'imarigarita no kwizahabu, ngo zose zikamurika. Abisiraheli batariko twarakubatse, ngoro y'Uwiteka twarakubatse. Cyo cyatumye igihe Ezira yagarutse
urwo rusengero rwarasenyutse ngo bubaka urundi, ngo haboneka amarira y'ububiri. Abasore abantu bakiri bato batigeze babona urwa mbere ngo bararira bishima ko babonye bwa mbere urusengero. N'abasaza bazi ubwiza bw'urwa mbere ngo ntibishima ngo ahubwo barizwa n'ubwiza bw'urwa mbere. Urwa kabiri rudafite aho ruhuye n'urwa mbere. Ibo bakarizwa n'uko urwa mbere rwo rwari rwiza, abatoya bakarizwa n'uko babonye urusengero rwa mbere. Amarira y'igihe kimwe ariko asobanura ibintu bitandukanye. Hari igihe abantu barira barizwa n'ibyaha, abandi bakarizwa n'umunezero. Amarira nayo aratandukanye. Yesu ngo arabitegereza aravuga ngo c'est service tout à fait imparfait. Différence imparfait ni ikintu kituzuye. Aravuga ngo uyu murimo mwizihiza kiwuzuye ngo ni njyewe umuco w'isi. Naho yavuga iryo jambo. Burya Bibiliya ijambo ryose rivugwa rifite context nuko nyivuze ku cyundi gifaransa rifite aho ryakomotse. Umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ibyavuzwe byose byanditswe ni kamyo niyo yatwara Bibiliya. None abafite amakamyo muri twebwe ni bangahe? Ese parking zo amakamyo zava nicyo cyatumye havugwa handikwa bikeya mu zatoranijwe, ariko nta jambo ritavuzwe mu mpamvu yatumye rivugwa. Yesu yavuze iryo jambo kubera iyo mpamvu. Ngo nije muco w'isi ngo kandi nkurikira ntazagenda mu ijima ngo ahubwo uzabona umuco w'ubugingo. Calvin rero aravuga agereranya urwandiko rw'Abaroma n'umuco. Uwitwa Wycliffe kandi abo bose bavuze kugaruka kw'Imana kwa Kristo. Martin Luther yaravuze ngo Dieu ne peut pas supporter, ngo ne supportera pas non plus ce monde impie pendant très longtemps. Le temps vient où le règne des abominations prendra fin. Abatumvira ururimi rwa Voltaire mwihangane. Yaravuze ngo Dieu ne peut pas supporter et ne supportera pas non plus ce monde impie pendant très longtemps. Le temps vient où le règne des abominations prendra fin. Ngo Imana ntizihangane, ngo ntizashobora kwihangana ngo isi y'ibyaha, ngo igihe kiraje ubwo ubutegetsi bwa Sakirego ngo buzakurwaho. Uwo yavuze gutyo. Nawe Wycliffe yaravuze ngo nukuri ngo tuzabona kubona wa munsi ngo kugaruka kwa Kristo ngo kandi nicyo cifuzo citorero. Aravuga ngo ni mucyo ngo dufatanye n'umuhanuzi wo kwirwa ca Patimo ngo tuvuge ngo ngwino mwana. Uwo nta wundi bavugwaga ni Yohana. Tugiye mu ijuru. Kujya mu ijuru si ukwikurura, si ukuguruka n'indege, si ukugira V8, si indege y'akajugujugu, si indege ziriya ziri mu Burusiya n'uburengerazuba bw'isi. Oya, ni ukwinjira mu munezero no kugira ibyiringiro. Cyo cyatumye urimbye avuga ngo iyo tugejeje uyu munsi ngo tuba tubonye ubukiriro, ngo tuba dusa n'abasohoye, ngo ahitwa paradizo, ngo twari tuguye umwuka ukabije none tubonye amazi, ngo kandi si twasezeranijwe, ngo tuba dusa n'abayigezemo. Aravuga ngo none ingoma nyinshi zavuze ngo guhamagaza abaye ngo bateranire gufungura ifunguro ry'Imana, ngo ubutumwa bwiza burahumuriza bose abo mwijima, ngo kandi busa n'amazi meza ahembura imitima. Iyo twishimye ngo urwego rutuzamura rwa rundi Yakobo yabonye umunsi yari mu rugendo yakoroganye na mukuru we Esawu. Rya jambo Yesu yabwiye Nataniyeli aramubwira ngo nukuri uri Umwisiraheli utagira uburyarya, ngo kiri munsi y'igiti cy'umutini Filipo atari yakugeraho ngo nari nakubonye, ngo nabado ngo uracyabona abana ngo abamarayika ngo bazakumuka ku mwana w'umuntu ngo abandi bamumanukaho. Yarasobanuye ico Yakobo yabonye hari yashize ibinyejana byinshi. Yakobo ngo yabonye urwego rumanuka ruvuye mu ijuru, ngo abona umutwe hasi n'undi hejuru, ngo abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Nibyo Yesu yamubwiye ngo uracyabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu. Yakobo yari yabonye Yesu amaze kubigera ababwira Nataniyeli. Hari amabanga akomeye. Wycliffe agiye kuvuga aravuga ngo ni iriba rimara inyota ngo mu gihugu cy'icokere. Pasiteri hari umugabo umwe ngo ejo bundi wasengewe sinzi niba ari aha muri ibihugu bya East Africa, ngo aravuga ngo hakemutse ibibazo bibiri, ngo hakemutse ikibazo cy'icicaro. Pasiteri bazongera banyicaza inyuma ati ikibazo cy'icicaro kirakemutse, ati ikindi gikemutse ni icy'inyota, amazi gazajya hano iruhande. Aravuga ati mu bibazo nari mfite naho nicara nico nafunguraga nije ufite ikicaro mu iteraniro nicica inyota ariko ngibaye. Hari abasengerwa kubera nyine ikicaro no kubera kwica inyota, ariko hari abafite andi masezerano mureke tuzamura Imana yacu biga. Haleluya, amen. Aravuga ngo ndiriba rimara inyota. Izo ngibyo Yesu yabivuganye n'umugore w'Umusamariyakazi w'indaya witije abagabo batanu ngo agere ku wa gatandatu nibwo yahuye na Yesu. Ngo Yesu apfa kwicara gusa ahantu twitwa isukara. Yaragiye i Samariya ngo zari saa 6 z'amanywa, le soleil d'arde
ryazuba rikomeye ngo ryarasaga kandi mu burasirazuba bwo hagati ni mu butayu. Amazi yari impano ku buryo nta mwarabu n'umwe wagombaga kwiyimana. Yesu yicara atazi icyo agiye gukora, ngo yicara ku munwa w'iriba ryari ryarafukuwe na Yakobo ngo arifukuriye umuhungu we Yosefu. Abigishwa ngo baratawanyika kujya gushaka ngo amahundo ngo bafungure. Yesu agira ikiganiro kigufi abwira umugore amusaba amazi. Wa mugore atamazi yarahari kandi n'impano muri kano karere nta wiyimundi atari ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi. Ntiyabivuga cyane gusa aramubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ngo ukamenya no gusabya amazi uwo ari we. Si tu savais les dons de Dieu, si tu étais tenu informé de ce que suis-je, tu allais me donner cette eau-là, je te donnerai l'eau vive afin que tu ne comprennes plus, tu ne puisses pas comprendre la soif. Atiyoza kumenya impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi, wari kugurana ukampa amazi ya Rusengo kaguha amazi ku buryo utazongera kugira inyota. Nyamugara ngo yitereje atayiwe ayo mazi wayampa gute kudafite ikivomesho, tugire n'umugozi, tugire ikibindi kandi amazi ari hari mu butaka. Urayabona uti Jésus changea brusquement le sujet. Ngo Yesu ahindura mu buryo butunguranye ikiganiro, ngo aramubwira ngo genda uzane umugabo wawe. Abantu bavugaga amazi bageze ku mugabo. Reka ngubwire, hari umunyabwenge wavuze ngo il faut vous méfier des ingénieurs qui commencent par la machine à coudre et finissent par la bombe atomique. Ngo mwirinde abanyabukorikori ngo batangire ku imashini yo kudoda ngo bagasoresha ku gifaru. Bombe atomique. Ngo hariho za misile cyangwa hari ibifaru by'abanyamerika bitwa Abrams 30 bagiye koherezwa muri ku rubuga rw'imirwano. Hoherezwe Leopard zakozwe mu Budage 10 ku buryo Budage bwemereye n'ibihugu bwagurishemo za Leopard ngo rize ku kibuga cy'imirwano. Hari hasanzwe za misile himaye ziturutse muri Amerika n'izindi ziturutse mu Faransa. Izo zose zaraho ngaho nizo bifaru bigezweho. Uburusiya bwabateye ubwoba ariko sinzi ko ari ukuri, ngo bwakoze za robo ngo zisobanukirwa izo bifaru biri, ngo zifata amakuru neza, ngo zibisenye bitari byabageraho. Simbize ko ari ukuri, abantu barwana bivuga imyato ariko byanga byakunda. Ababurana ari babiri, umwe ngo abayigiza nkana. Nababwiye ngo il faut vous méfier des ingénieurs, ngo batangirira ku imashini yo kudoda itagira ikitwara abagore n'abana ariko ngo bagasoreza ku kibombe cya kirimbuzi. Yesu yahereye ku kiganiro cy'amazi asoreza ku byaha byari byarabase uwo mugore. Amina. Amen. Amina. Amina. Sawa. Sawa. Amina. Sawa 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 sawa. Yahereye ku makuru azwi asoreza ku makuru atazwi. Dutangirira kuri za haleluya na amina abantu bamenyereye, tugasoreza kwijisho ry'umwuka abantu batazi. Umugore aravuga ati nta mugabo ufite ariko natangaye. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri. Comment une femme qui avait 6 hommes. 6 hommes à 5. 5, il avait laissé le 6e à la maison. Il en avait vécu avec 5. Et le 6e était caché là-dedans. C'est bien, vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien. Aramubwira ngo ntawe ngira ngo uvuze ukuri. Yavuze ukuri kuri. Mu cyatumye avuga ngo ukuri nuko batari bamukwiriye. Reka nkubwire ko ukuri kwawe nukubana n'ibitagukwiriye. Kumenya gusa iyo mvuga ko bitagukwiriye nisho Yesu ashaka azabyita ukuri nubwo uri umunyamafuti. Reka je vais me faire expliquer. Reka nongere gasubiremo. Kwemera amafuti ubana nayo ukayatura niko kuri kwa Yesu. Mu yandi magambo yaravuze ati koko
wakoze uburaya n'abagabo 5 n'undi wamusize mu rutara nawe si uwawe. Hari ibyo wihaniye n'icyo gikomeyeho nacyo si umuturanyi wawe. Usari umuturanyi icyaha si umuturanyi, kuko umuturanyi wamwirinda kubaka igipangu ugashiraho n'imbwa cyangwa n'amacupa hejuru, cyangwa ugashiraho imikwege, cyangwa wowe wifite ukazana umwana ufite umukongoto akiwe kaza kwinjira ukavuga uwawe ejo kujya ufite kuko umwanzuro urabwira ngo toka, uwawe ukambwira ngo gira hano hino, ukurura umwana wawe ngo atagwa mu rwobo, umwanzi wawe ukavuga aho ngaho ukamwigizayo kugira ngo arwegere. Ariko icyandi kibana n'umuntu kiba mu muntu, nawe umunsi umwe nagura inkweto kikajagira n'ibirenge bitagira urukweto kagisiga, nagura imodoka yihuta agatambika amano yarwaye imvunja ntangereho, nakwimukira mu kindi gihugu kamusiga ku itongo rya kavukire atagira inyuma y'inzu akahotera. Ariko cyakiba mu bantu. Reka mbabwire rero ngo Yesu aramubwira ngo nukuri wari ufite abagabo 5, wa mugore ngo arikangwa ngo amubwira ngo ijambo yari yarahishe hashize iminsi ntawe azi ko azarimenya, kandi cyari kigendere kuri Yesu samazi. Muzasome Bibiliya mumbwire ko yanyoye. Bibiliya tubwira ngo yasize ikibindi ngo ariruka ku mudugudu ngo abwira bene wabo ngo nabonye uwo Mose yavuze ngo nazaburira muririmba. Urwandiko rw'Abaroma rumara inyota. Icyatumye avuga ngo Mose yaramuririmbye aramuvuga nuko Mose ari we wanditse igitabo cya mbere cy'itangiriro. Habe na Yesu igihe yari kubiyahuye na Kiliyopa na mugenzi we bavuye Yerusalemu basubiye Damasiko ngo kujya gukora ibintu bibiri, ngo baze kwiguhanuzi buvuga kuri Yesu, kuko bari bahuye n'inkuru babwira ngo yarapfuye, ngo bavuze ngo yazutse, ngo abagore nibo bazanye iyo nkuru, ngo ariko bamwe muri twebwe nabo babivuze ntitwababonye, ngo dusubire Yerusalemu gukora ibintu ibi, ngo tujye gusenga, ngo tunasome ubuhanuzi turebe ko ari we bavuze. Ngo bari bafite ibindi bibazo 3 ngo bagendaga babwirana, umwe akabwira undi atari uzi ibyigisho twigishe twanga kubifata, wewe ngiyo tuza kubifata we, undi atari ko se nakurifata nirinda kubifata. Ese niwe wa muntu wagendeye ku mazi wemeye ko yishwa kuriya? Undi atesa amazi no gutubura imigati 5 n'amafi 2 babantu 5,000 b'abagabo bakarya hatabaza abagore n'abana, kandi niwe benshi kuri abo. Ese niwe? Yesu nibwo yabasanze. Bibiliya tubwira ngo ahera kuri Mose, mu yandi magambo ni uguhera mu itangiriro ngo asoreza muzahishuwe. Reka mbabwire bene data, n'amazi amara inyota. Yesu aramubwira ngo nushaka ndaguha amazi ku buryo utazongera kugira inyota mu bugingo bwawe. Wa mugore aravuga ati nukuri ndarushye, ati no kuza kuvoma ahangaha nabyo birandemereye, mpayo mazi ku buryo ntazaga. Wa mugore ngo asubira Samariya yiruka yasize ikibindi. Reka nkubwire, nuhura na Yesu uzasiga ibyo wari usanganywe byitwa ko ari zo nyungu z'ubuzima bwawe. Haleluya. Nushaka reka babwira umuntu gusiga ikibindi yasize ikintu yavomeshaga, kandi cyasaga ibyaha byinshi mu buzima bwa none bisa nkaho bigira akamaro, ariko ni ibibindi by'ibumba bisige numara usubirane ijambo ry'agakiza. Wa mugore wari ufite ibyaha akagira n'ikibindi yabisizaho yirukankana ubutumwa bwiza bwo kuvuga ngo nimuze muri uwo Mose yavuze na Zaburi zikamuririmbaho. Ndashaka ko uyu mugoroba usohoka kuvuga ngo ibindi byari bindemereye. Haleluya. Ibyaha byari binyugarije nabitaye, mfite inkuru imwe gusa itari ikinyoma, nuko Yesu yazutse akazamuka nyuma y'iminsi 40. Ngo niyo minsi 40 nta kindi yakoze, ngo yigishaga abigishwa be ngo iby'ubwami bw'Imana, ngo arabamenyereza umubiri we wazutse. Abisiraheli n'abayuda bari bafite ibyaha bitandukanye, ariko byose bikitwa ibyaha. Nimo niruka hasigaye iminota yanje 15. Ikintu cyapfa napfa kwihanganira ngo nyirenze ni mu gihe y'indi skate ukuga izindi gahunda improgramme zifite nk'amashiga zo gushigikira ibyo turimo dukora. Ni numva ikirara kiraje, kirara mu Kinyarwanda ni ikintu kizana kisa n'ubuhanuzi, niyongera kandi kunzamukaho ndayikunkumura. Ariko mureke tuzamure Yesu. Haleluya. Amen. Bwana tukuzwe. Abanyamahanga bagira urwandiko rw'Abaroma ruvuga ibyaha 3 bagiraga. Icyambere ngo basengaga ibigirwamana, ndimo nihuta. Icya kabiri
ngo bari bafite ubuhenebere bwo kutamenya imana nyamana. Icya gatatu ngo bari buzuye ubugome bw'imana basengaga z'abanyamahanga. Urwandiko rurababwira ati nimuve muri ibyo ngizo. Abayuda ngo ntibagiraga ibyo, ariko ngo nabo ngo birataga ibintu bine. Icya mbere ngo birataga ubwoko. Siko ari igihe umuntu yirata ibyo afite. Umuntu wirata imodoka atazi gukora na harya kontakiteri yinjira izifu umunsi ukamuparika uti mushake abamekanisi yiboroka ukanagwa kuyiborokora ukiyo ni yawe ni ikintu watijwe. Icyerekana ko irikota ari ryanjye nyandyambura ndikura retari bamwe bati kuri gukabya kumushumba abandi batari koreka ryiyamburire nimba ryamuremereye. Nubundi nsikenda gukoresha amatora y'abatwumva. Imana izahitamo igikwiriye itubabarire kuco twacumuye, ariko nimba ari cyo kiduhesha amahoro. Hari igihe ntaba nkumva ikoti rirasa nk'iriremereye, abandi bashumba bakurikije amategeko kandi ni beza bakavuga ati uyu mugabo nawe yarakabije. Nk'uyarambye ati wa mugabo we ujye kubwiriza ndafashwa ariko kuyutambye. Hari igihe wowe wataye umurongo. Ndamubwira nti nukuri nuko kubwiriza gasi wowe wabintije ureke byose bijyaniranye Imana izavangura. Reka mbabwire bene data Bwana wetu asifiwe. Niwumva hari ikintu kije kitabangamiye umuhamagaro wa rubanda atukuzwe. Mwebwe ndababariye ko nabuno nakubitanga ntiyazongera kugarukana naho uriya muhungu muto yarihangana nyine y'ibyiringire, ariko mureke tuzamure Yesu. Haleluya, Hallelujah, amina. Ngo birata ubwoko yagira ikintu wirata kuko nta bwoko wavutsemo wabisabye. Nta demande ejo bundi umuhungu yaratubwiye narumiye mwisi yaratubwiye ngo kunyina w'umuntu ntamuruta gusa ngo yabaye ikiraro cy'uko anyuramo, ngo kuko Imana yavuze ngo yari ifite umuntu mu mugambi uko mama wawe nyoko gusa yagutanze kuza hano, ariko mu mugambi w'Imana mwaremewe rimwe. Bwana wetu asifiwe. Hakika ya Mungu usomye muri Yeremiya muhanuzi yaravuze ngo nakumenye ntari nakurema. Mu yandi magambo mama nanje twararemwe. Imana yari tuzi mu mugambi kera kose umuntu yari ijuru n'isi n'ijuru bitari byabaho ngo umuntu yari mu mugambi w'Imana ngo kandi ibyishimo by'Imana ko ari kuzabana n'umuntu yaremye. Ukubanye uko nabaso cyabaye ikiraro gusa munyuraho, ariko mu mugambi w'Imana sibo bakuru kuri mwe. Twese twari mu gihe gitandukanye gusa ngo nkweza ngo utari wa busoro muri mu nda ya nyoko. Mu yandi magambo icyaha cyabaye impanuka, ariko twari twarabereye tutarabaho. Le péché c'est une conséquence, mais nous avions été pardonnés avant même notre création humaine ou bien physique, je dirais. Icyo ni cyambere ngo birataga ubwoko. Shatse mi Petero avuga ngo ariko mwebweho ngo muri ubwoko bwatoranijwe. Mais vous êtes un peuple élu. Muri abatambyi b'ubwami. Vous êtes un sacerdoce royal. Muri ishyanga ryera, une nation sainte. Abantu Imana yaronse le peuple choisi kugira ngo mwamamaze ishimwe y'abahamagaye ngo ikabashira mu mucyo ikabakura mu mwijima ikabashira mu afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Nibirataga ubwoko. Icya kabiri ngo birataga Yerusalemu. Ngo baravuga ngo Israeli ngo nicyo gihugu gikomeye mu ishyanga ryose, ngo naho Yerusalemu ngo ikaba capitale du monde. Icya gatatu birataga ngo birataga amategeko, ngo nibo bari barangijwe mu mategeko ntibamenye ko amategeko ari umunzani. Kuri umunzani si uca ibiciro, ariko abantu bamaze kumvikana ibiciro bashira ibicuruzwa ku munzani. Nta kindi umunzani ujya wogera ni ukukubwira ngo biruzuye. Kagira gutya akashira ibishimbo kakazamuka buke akora ibishimbo nka bitanu kabona nanone kandi agasubizaho bibiri. Yamara kubona biraringaniye twara ibishimbo nta kindi uko amategeko yari indorerwa mu gusa ko abantu bacumuye ntacu yabafashaga. Ngo Israeli birataga ngo Amerika kujya ku imodoka nziza ikugeza mu rugo gusa ariko ntawe uziraramo. Uko nuko amategeko ameze nukuri, ahubwo yaraye inabi habe nubwo yabihenda kagira kuse nziza. Birasaba udutebe two muri salo kurya ikintu cyose kiragaciro. Wagira imodoka ntagira intebe bageze iwe bagira ikibazo.
twebwe tugira udutebe dutoya tugire n'imodoka dufite ibibazo byinshi ariko hamwe n'ivyo kurya nta muntu utadukwirwa mu cyumba cye nta urakimena nijoro ngo cyambanye gito nico nkundira Imana n'ukuri kose kw'Imana nta usaruka mu mudugudu ngo bamenye havuye apfa kuba yitunganije mbere akirebera mu ndorerwamo agakoti gashaje kakanyuza muri lavage sec agapantaro akakamenyesha omo ukaborosa n'ukuri kw'Imana ukijana muri kaburimbo ufite n'isiraje uye n'urukweto tushireho bijya byo guhoma ugacishaho neza n'udusogesi tudacitse ku mano no kugasinzina iyo sose nta adresse yawe yongera kumenyekana hakika tugera mu muhanda twese tugasa tuzo bishop nta kundi haleluya amen ngo birataga amategeko ikindi ngo birataga ikandi byose taco byari bimaze ikindi ngo birataga kuko ari we babikijwe guza amasezerano ariko ntibakiturusha isezerano namwe ngo yarabazuye ngo mwebwe bari bapfuye muzizi ibyaha n'ibishumuro byanyu mwebwe mwagenderaga mu isi itegeko n'imyuka mibi niko Pawulo yavuze ngo urusika rwatugabanyaga yarukuyeho ngo abaramara kubiri ngo ibagiramo umuntu mushya ngo mwibuke kuko mwari mutandukajwe n'ubwisiraheli ngo mutagira ibyiringiro by'ibizaba ngo ntimwari mufite amasezerano y'ibizaba ngo mwari muriho mutagira Imana rwema ngo ariko ubu ngubu ngo mwirijwe hafi n'amaraso ya Kristo ibyo birataga byose ntaco byari bimaze reka turangize kuri no jambo hasigaye iminota 7 ni ibintu bitatu bishobora gutuma udapfa icambere n'ubwiza niko Yohana yavuze ngo jambo ngo yabaye umuntu ngo tubone ubwiza bwe ngo busa n'ubwo umwana w'ikinege wase ngo wuzuye ubuntu n'ukuri ngo Mose yatuzaniye amategeko Kristo ngo atuzanire ubuntu bugeretse ku bundi Moïse nous a apporté la loi tandis que Jésus-Christ nous a apporté une grâce superposée sur une autre ubuntu bugeretse ku bundi abashaka ubwiza naho asifiwe sana reka nkubwire ngo imirimo yose myiza ngwizanira umuntu ubwiza ngo naho imirimo yose mibi ngwitera umupfapfa gupfa ubwiza kandi nta bwiza bubaho ni imirimo myiza nigaragaza ubwiza aba bantu bose bibihangange ku isi ntibabugizwe n'ishusho babugizwe n'imirimo nkunda kubibabwira ukumuyoboke kuva hasi kugera hejuru sindi muyoboke ndico niko Rutanga yavuze ngo agaciro k'umuntu ngo tigashingiye kubyo afite ngo gashingiye kuko ameze izina rya muyoboke si imisaya n'izuru si uburebure ni muyoboke imiterere ya muyoboke niwe muyoboke ndashaka kukubwira rero ko Bwana sifiwe sana ubwiza n'ugukora hari umunyabwenge wavuze ngo ntacize kiri hirya ya Kristo ngo kandi imirimo mibi yose ngo izana umuruho aravuga ngo tugomba gukora ngo icyo twagenewe gukora twaremewe gukora kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora kugira ngo tuzamure isi mu buryo bw'ibitangaza hari umunyabwenge wavuze gutya aravuga ngo Imana yakwihangana ngo kugira umurimo udahemberwa neza ngo ariko izaguhanira kutagira umurimo uhemberwa umurimo uzagororerwa kano kantu kavuge natangiye kwihuta Imana yakwihanganira kugira umurimo uhemba make ngo ariko ntiyakwihanganira kubona wicaye nta murimo uzahemberwa kandi ngo kudakora ntiguhomba ku mafaranga gusa ngo guhomba no mu ntego ubwiza buzanwa no kumenya gukora abantu beza bose nabazi gukora ariko saba bafite indesho ndende abagabo bihangange mwumva bahagaritse amaraso mu binyejana byatambutse ntibari bihangange ba Napoleon Bonaparte warugiye gufata Buraya ntiyari munini narebye Hitler ntiyari munini narebye Stalin wayoboye Uburusiya nyuma ya revolution y'igihumbi 1917 bamaze gukura umwami witwa Tsar ntiyari igihangange n'abahari uyu munsi mwisi si ibihangange n'abantu boroheje ariko ico barico n'ubwiza n'imirimo bakora simvuze ko abo bakoze neza ariko imirimo iba mu kubiri umuntu abigihangange iyo yakoze nabi cyangwa neza naho abo hagati tibamenyekana mu rusengero tumenya abanyamwuka n'abanyantegenke ariko bari hagati aho ngaho barahoneye nakazu yaza tituzi uko bahagaze habe na Bwana sifiwe abantu bamuwaye bo hagati bameze ko kwakundi umutabwa yavuze ngo avoka ngo haina yake butamu haina yake bucungu ngo iko tukatika iko tuivivi ngo ni kintu kiraho kitagira aho kibarizwa kimya tu biracece tiratuje kandi avoka ni kwimeze n'umwaka ukubona avoka isharira yo yarataye umurongo ariko mureke tugaruke hano
nibwo bwiza ngo ushaka icubahiro ndimo soza babwikishwa babaje bati niki tuzakora iki aravuga ngo mwizere data ngo mwizere n'umwana uwo yatumye agiye kubura ngo nukuri umuntu nankorera ngo azaba umugaragu wanje ngo kandi data azamuhishubahiro reka tuvuge ku ijambo ry'ukuri haleluya Hallelujah. hasigaye iminota 5 gusa kandi navuze ngo ndayuzuza keretse iteraniro rivuge ngo turayikongeje pari plebi ariko sikomvuze hari amatora yitwa ngo plebiscite arayazi bishop plebiscite nuvuga ngo ese mukunda pastor baba mukunda mwese nimuzamura amaboko habe nubwo yazamura bakeya tuti umuntu yatowe iyo niyo plebiscite muri droit cyangwa ma terme juridique niyo simbabaza ngo mukore plebiscite je ne dois pas être élu par plebiscite ariko uwayoboye wenyine niwe wambwira iyo jambo kandi akayivuga mutaryumvishe kandi sinenda kwiyongeza n'ubundi ndashafite umwanya reka nsoreze hariya reka dusige umunezero wo kuzahingiraho reka tuzamure Yesu Nazareth haleluya ngo kunda azankurikira ngo data nawe azankorera ngo data nawe azamuha icubahiro kudapfa si ikindi hano kwisi gupfa ku mubiri hari umunyabwenge bavuze ngo la mort sur la terre ngo ne représente pas la fin de la vie ngo au ciel ngo Dieu va représenter d'autres chapitres qui sont toujours inconnus ngo imana izatuzanira page tutigeze soka hano kwisi nico yatumye Paulo bamubaje ngo sivuye ijuru rirasarita aravuga ati mupfuceceke hizo umuntu atari yumva nibike ngo umuntu atari yatekereza umutima ngo habe no kureba ngo nivyo imana yabike bayikunda abasiga mu gihayiro ariko cyose cuzuye ibyiringiro gupfa hano kwisi Yesu yaravuze ngo abantu bawe bapfuye ngo bazaba bazima ngo n'intumbi zanje z'abantu banje ngo nazo zizazuka ngo ico gihe ngo ivyatsi nihumvikanijwe ngo bizatonda ikime ngo kandi ubutaka ngo buzajugunya bapfuye umurinzi wose aburavuga ngo sindapfa nzarama ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze hakika ya Mungu ubundi tuzazurwa n'umwuka wera abasinziriye ngo bazumvikana impande 3 kandi zikora imirimo itandukanye ariko ngo yose yuzuzanya icambere ngo bazumvikana impanda y'Imana izabwira abizeye bakiriho ngo nimwitegure tugiye kuzamuka ngo ijwi rya Kristo ngo rizabwira abasinziriye muri paradizo ngo nimwitware neza mugiye kuzamurwa mumve aho ngaho musinziriye ngo ijwi rya marayika ukomeye ngo rizateguza ijuru ngo abadayimoni baveho ba deserter ngo itorero ryidungere nta nkomyi ayo majwi bazumvikana igihe kimwe ariko sobanuye byinshi ariko byose bihuza abaye bapfuye uzababona n'intumbi z'abantu banje zizazuka yemwe abasinziye mu mukungugu umwe nimukanguke kuko ibyatsi bitonze ikime kandi ngo ubutaka bujugunya babo ngize ibintu bitatu bizatuma udapfa n'ubwiza n'icubahiro udahabwa n'abantu n'ubwiza budakomoka mu gisekuruza ya haleluya ubundi ni ukudapfa kutigeze kuva mu muryango guturuka ko Kristo yadushize ubuzima muri twe muri bimara kuba ngo ariko izo mbi uzabishoboza gukora neza imirimo yose gukiranuka shoje mbabwiye ngo numara kumera gutyo Imana ngo nazakwitura ubugingo buhoraho bavandimwe nta kundi kwigorora ngo dukore siporo yo kudapfa siporo nziza yo kudapfa n'ubwiza hakika ko abantu bakora za siporo nyinshi bamwe barabwiye ngo bajye boga ngo niho basa n'aborohewe abandi bakababwira ngo baterure ibyuma abandi bakora ngo bakore za pompage abandi bakabwira ngo banywe amazi menshi abandi bakabwira ngo bakore siporo muri salo ngo bazunguruke n'inzuko nimba batabashe kwiruka babanyabute za siporo ni nyinshi abandi bakabwira ngo bajye bagorora ingingo bagire gutya gusa ngo inshuro nka 30 abandi babonye byananiranye ngo mupfe kugenda nta modoka mwitwaje iyo ni siporo yo kugira ngo umunyu n'isukari biyage biringanire kandi ariko siporo yo kudayo y'ubugingo buhoraho n'ubwiza yo kudapfa n'ubwiza iyindi siporo ndakindi ngo n'icubahiro kidaturutse ku byo ufite giturutse ku curico isifiwe ikindi ngo nugukora neza Paulo yandikira Efeso ngo turabe Imana yaremye bitureme imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo nari kubabwira amahame yo gukora nta mwanya ugihari ndashoje bankukandaho nubahirije isaha
mushumba Imana iguha umugisha ijambo ry'Imana utugejeje. Haleluya 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 haleluya. Urashaka icyubahiro cyatumye abantu benshi barimo bava ku Mana ngo barimo barashaka ibyubahiro. Urashaka icyubahiro, urashaka kurama. Ibanga ni rimwe, igagukorera Imana, igagukorera Imana. Nta handi icyubahiro kiri, nta handi ubutunzi buri, nta handi kurama kuri. Bishakishe uri mukorera Imana. Joyce n'abayumbe muraza kudufasha indirimbo, ariko twabanjije gutamba. Iriya ndirimbo ivuga ngo mureke ndirimbe nahuye na Mesiya. Uharanire guhura na Mesiya muri uyu mwaka. Yanejejwe n'amagambo yatubwirije, ajana y'amajambo Bishop yatubwirije mu gitondo. Yeme abantu barimo gukora ibyaha mureke twihane, dushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Dufite amahirwe yo kubwirwa ijambo ryo kwihana. Iyo wihanye ibindi, uriya mugore amaze guhura na Yesu, ibindi byose yari akeneye yashakishirizaga muri ba bagabo batandatu yarabibonye. Icy'ingenzi igikenewe muri iki gihe, shakisha uko uhura na Mesiya. Ushakishe ibyo umwami ashaka muri iki gihe, kandi urabishakisha gukora neza. Haleluya haleluya haleluya. Ongera ucurange da.